tugiye gutambutsa ubutumwa bw'igihugu cy'u Burundi. Esteri bice 9. Soma umurongo waho wa mbere gusa. Esteri ibice 9 umurongo waho wa mbere. Abayuda bica abanzi bawo. Yego. Ku munsi wa 15 ukwezi kwa 12 kwitwa Adari. Ngo ku munsi wa 15 ukwezi kwa 12 kwitwa Adari. Itegeko n'iteka by'umwami byendaga gusohozwa. Ngo itegeko n'iteka by'umwami byendaga gusohozwa. Niwo munsi abanzi b'Abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha. Ngo niwo munsi abanzi b'Abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha. Ariko birahinduka. Ariko birahinduka. Abayuda bari bo bagira ububasha kubanzi babo. Abayuda bari bo bagira ububasha kubanzi babo. Imana y'amahoro guhereza umugisha. Bene data, abavandimwe, inshuti z'umusaraba, abarundi, abavukanyi bacu, ubu butumwa n'ubw'abarundi, kandi abarundi mwese icyakora nkunda kuvuga ngo ni abarundi mwubashye Imana, mukaririra Imana, mukaririra igihugu. Data duhana umugisha. Imana irambwira ngo reka mbabwire ngo igihe kirageze kandi kirasohoye. Ya masengesho mwasenze muzenguruka uwo musozi w'umubabaro w'amarira wo guhora mu buhungiro, igihe kirageze Data ajya kuwushyiraho iherezo. Namwe abanzi banyu mugiye kubagiraho ububasha. Reka mvuge ngo igihe cya Dawidi w'umwami ugiye kwima Burundi kiraje, ariko hariho kondisiyo. Mani tugirire neza. Kondisiyo ziriho ni izi message mpawe ku barundi mwubashye Imana, mugasengera igihugu cyanyu, mugasenga ngo Imana ibaho ubuyobozi bwiza. Imana yababwiye ko demokarasi wanyu ntayihari, nta nihari, ariko Imana iravuze ngo muhuze umutima. Aho muri mu bihugu bitandukanye, nimba muraza guhamagarana abaziranye, muhamagarane, muhana umunsi wo gusenga, musengera igihugu cyanyu. Murasengera ibintu bibiri. Muraza gusengera igihugu cyanyu, Imana ikureho ubukoroni cyangwa amacakubiri, ikintu cyitwa amoko, kuvuga ngo umuhutu, umututsi, umutwa iwanyu mu gihugu, nibyo biteza amakimbirane n'imvururu za buri munsi. Bamwe bashaka ubuyobozi uyu munsi n'ejo. Imana ibaho ubumwe, mwubaka umuntu umwe witwa umurundi, apana umututsi cyangwa umuhutu cyangwa iki, bya bindi byose muzi namwe biba mu gihugu cyanyu. Ibi bintu murabisengera ari uko muhuje umutima. Mani tugirire neza. Mani irongera irambwira ngo musengere uyu muntu witwa Dawidi. Musengere Dawidi. Ntabwo umuntu uzayobora iki gihugu yitwa Dawidi. Ntabwo uyu muntu uzaza ari umwami yitwa Dawidi, ahubwo tumugereranya nka Dawidi, kuko Dawidi yasimbuye Sawuli kubera ko yubashye Imana, kubera ko Imana yamwishimiraga. Niyo mpamvu tumwita Dawidi. Uyu azaba ari umuntu uzaza kuyobora iki gihugu, akakiyobora atagendeye ku moko. Niyo mpamvu mbabwiye ngo Imana irambwiye ngo musengere umuntu witwa Dawidi, kuko bari gukora ubukonikoni bwose bushoboka ngo bamenye aho uyu muntu aherereye yicwe. Uko muzi Sawuli yahize Dawidi muri Bibiliya, niko uyu muntu bari kumuhiga. Musengere uyu muntu azafata igihugu. Icyo nzi neza nuko Data yambwiye ngo azanesha, azatsinda. Imana ibagirire neza, muhuze umutima, mumusengere. Ikindi Imana irambwira ngo abapasiteri, bashumba, ba bishop, abantu mwese muzi ko mufite inshingano z'itorero, muri kumbwirwa ngo muzaba abaperezida, muzaba abayobozi b'igihugu. Reka mbatangarize iri tangazo: nta mupasiteri uzayobora Burundi, nta mubishop uzayobora. Umuntu wese uri mu inshingano z'itorero ntago azigera ayobora Burundi. Uyu muntu azaba yarize ibya politike. Mbabwiza ukuri, Data yanyeretse ko afite n'igisirikare yatoje kandi aje gufata igihugu vuba.
rero bapasiteri muri kwibwira ngo muzayobora igihugu ngo mugifashe neza ngo muzagenda muyobore igihugu, bamwe bibwira ngo bizanyura ngo mu nzira y'amahoro bagende mufate icyo gihugu. Iki gihugu ntabwo ari urwo urugo utuyemo uyobora uzafata nkaho ari urugo rwawe. Igihugu gifite perezida n'abasirikare bari kurwana, n'undi azaza arwana. Imana irambwira ngo muri iyo ntambara irindiyemo abera, kandi abera mukomeze ibihe byiza byanyu byo gusenga, kandi muhumure ntimukurwe umutima n'iyo ntambara izaho, kuko abera Imana izabarinda. Ariko Burundi buzayoborwa n'umuntu wubaha Imana ariko wize ibya politike, gusengera igihugu cyanyu. Irambwira ngo umwami waraje kandi aje kwima ingoma, kuko data ari kumwe namwe. Imana ibagirire neza. Message yindi mfite ni ku banyarwanda, abanyarwandakazi ba Kristo mwubashye Imana, mwasengeye igihugu. Reka mbakomeze mbabwire ngo muhumure, mu gihugu hagati nta ntambara ihari, ariko hari icyitonderwa. Imana yambwiye ngo mbwire abayobozi b'inzego z'ibanze mwitondere iki kintu muri gukora. Imana itugirire neza. Irambwira ngo abayobozi b'inzego z'ibanze murimo murashishira abicanyi. Irambwira ngo bamwe muri mwe muri gufata urupfu rw'umuntu mukarugira nkaho ari urukwavu cyangwa inkoko bishe. Irambwira ngo abo bicanyi muri kuhishira, mwa bayobozi b'inzego z'ibanze mwe muri gutuma abicanyi bihisha mu gihugu. Irambwira ngo namwe bizabagiraho ingaruka. Banyarwanda mbabwire ngo ubu buyobozi ntabwo ubuyobozi perezida w'igihugu ari we wanzura dosiye ifunga cyangwa ifungura umuntu. Reka mbwira abantu bishizemo ko igihugu kitakigira amategeko. Data yambwiye ngo ubu buyobozi bwashizweho n'Imana, ibintu byose biri gupfira mu nzego z'ibanze, kandi aba bantu data azabibabaza. Irambwira ngo aya maraso y'aba bantu muhumure atakira mu ijuru nk'uko Ayabeli yatakiye mu ijuru. Ibi bintu Imana irabireba, kuko imitima data warabizi. Imana y'amahoro ibagirire neza. Bayobozi b'inzego z'ibanze mukora amadosiye y'abantu bisha abandi, Imana irambwira ngo ibagarutseho. Irambwira ngo iyongeye kubagarukaho, kandi aya maraso y'abantu muhishira bisha abandi mugiye kuza kuyazira. Aba bantu amaraso yabo ari gutaka, bamwe mubahindura abasazi, abandi mukavuga ngo mugatanga impamvu zo gusobanura umwicanyi. Mana yambwiye ngo mbaha amagambo ari mu kuva ibice byawo 21 uba usoma umurongo wa 12 gusa, usimbuke usome umurongo wa 16, usome na 17. Kuva ibice 21, kuva ibice 21, soma umurongo wa 12 gusa, usimbuke usome 16, simbuke 16, usoma 12 gusa, usimbuke usome 16 na 17. Yego. Ukubise umuntu agapfa ntakabure kwicwa. Ngo kubise umuntu agapfa ntakabure kwicwa. 16. Uwibye umuntu akamugura cyangwa bakamufatana ntakabure kwicwa. Ngo wibye umuntu akamugura cyangwa bakamumufatana ntakabure kwicwa nushaka urekeraho. Ntakabure kwicwa. Yego, nguvumye se cyangwa nyina nawe ntakabure kwicwa. Mana y'amahoro itugirire neza. Bibiliya iratubwiye ngo umuntu ukubise umuntu akamwica ntakabure kwicwa. Bayobozi b'inzego z'ibanze, ngewe ibi bintu ntabwo njya mbishyira mu nzego zo hejuru, kuko ibi bintu bipfira hasi. Niyo mpamvu na data bagarutseho, aravuze ngo aba bantu mufata mukabagira nkaho batigeze kubaho, nkaho ari za nkoko bicira mu
maresitora mukagenda mugiye kuzirya. Imana irambwiye ngo ibagarutseho aya maraso muzayabazwa nabo muhishiriye, igihe kimwe baraje babahinduke ayanyu nayo azajya kubwo butaka. Data atugirire neza. Yego, ikindi message ku bantu reka bariyo mbanza gutambutsa. Hari abantu Imana yantumyeho kugira ngo twinjire kuri message y'abahanuzi, mbwire nabera ko igihe cyabo cyo gutabarwa kigeze. Izo zari message zo ku bihugu byacu bibiri, kandi Imana irambwira ngo umbwire abantu bo mu bihugu byose, igihugu cyose urimo wagiyemo, waba waragiye uhunga, waba waragiye ugiye kugituramo, irambwira ngo ahuri uhagere uhabe uw'umumaro kandi musenge. Benshi mwagiye mu bihugu bifite birimo ibigirwamana, Imana irambwira ngo aho ngaho ntago mwagiye iyo bitunguye Imana, ahubwo mwagiye ku mugambi w'Imana. Igihugu cyose waba urimo kandi uzi neza ko usenga Imana by'ukuri kugira ngo aho ngaho haba umumaro. Imana irambwira ngo mwibuke Saduraka na Meshaka na Bedenego ko batihakanye Imana, mwibuke Daniyeli ko atihakanye Imana ndetse ko yabaye umumaro. Mwibuke Yosefu ajanywe yaguzwe muri Egiputa, uburyo yagiye muri Egiputa akababera umugisha. Imana irambwira ngo namwe mube umugisha mu bihugu murimo, kuko ni mu bisabira amahoro niyo muzabamo. Imana itugirire neza. Imana irambwira ngo mbwira abantu muri Amerika, irambwira ngo mbabwire ngo mwongere ibihe byo gusenga, kandi ntimusenge mu rwihisho, ahubwo musenge ku mugaragaro. Imana irambwira ngo ikintu kimwe yabahaye kugira ngo byibura bajye bazirikana ko Imana iriho, nuko yabahaye ibihe bitandukanye n'iby'ibindi bihugu. Ibaha ibihe by'ubukonje, ibaha n'ibihe by'ubushyuhe. Iyo batagira icyo ngicyo, bari bafite ubwenge buruta ubw'abandi, bari bafite ubutunzi buruta ubw'abandi, Imana bari kuyihakana burundu, ntibari kuzigera bamenya ko iriho. Ariko iyo bageze mu gihe cy'urubura nk'ubu, nk'igihe barimo, nibwo bibuka ko hejuru y'imbaraga zabo hari Imana. Imana irambwira ngo abantu muri Amerika muvuge Imana by'ukuri, kandi muyivuge bitari mu rwihisho. Imana izabakoresha iby'ubutwari, kandi igiye kubazamura ibaha ijambo mw'icyo gihugu. Irambwira ngo abantu bari gucika intege, ariko irambwira ngo iki gihe ntago ari cyo gucika intege, ni igihe cyo kwambara imbaraga. Hari byinshi muri kubona muri ibyo bihugu bitandukanye bigatuma mushaka gucika intege, ariko irambwira ngo iki ni cyo gihe cyo kwambara imbaraga. Muri kubona abasambana ku bugaragaro ku mihanda, mukabibona, muri kubona ibintu biteye ubwoba mu buryo bw'umubiri, ariko nawe jya mu buryo bw'umwuka, wambara imbaraga, kandi intwaro zose wambare wikwije, kugira ngo ubashe kurwanura urugamba uhamye by'ukuri. Hari abazarenganywa, ariko muhumure, Data azabasobanura. Ibyo bazaba bazasimwe muzisobanura, muzasobanurwa na Data wo mu ijuru. Imana itugirire neza.